yavuze ko yifuza ko yaba umutoza wa Manchester United uri permanent. Avuga ko abona ibyo equipe ikeneye abifite abyujuje. None si ugutsinda bakeneye. Kuri wowe ubona nyuma yuko atsinze bacenye zikurikiranya match ya gatanu ibyo yarayinganyije na West Ham afite indi ku munsi wo kwa mbere na Everton, ubona ni inkuru ntabwo twakirenga, ubona yarakwiye uwo mwanya nyuma yaho agejeje akwiye kurebwa nk'umutoza wari umwaka utaha wahabwa permanent deal cyangwa se hari criteria agomba kuzuza kugira ngo byibuze abo umutoza wa Manchester United? Bon, haracyari kare ko aka kanya bari abafana ba Manchester yaba ari ubuyobozi abafata decision kuma bamuha amasezerano ahoraho ko bafata umwanzuro, ariko bidakuyeho yuko amaze kugaragaza ko ubwo bushobozi buhari. Igisigaye cyo kureba ese ibyo akora yabikora rimwe kugeza ku inshuro 10, 20, 30 abikora. Wenda ibyo akorana nabi nibibe byinshi kurusha ibyo akora neza, kuko nanone ntabwo turabona umutoza utwara Premier League yatsinze imikino yose. Ushobora kunganya, ushobora gutsindwa, ushobora ariko bikending up umuntu abona yuko ugomba kugira gute cyangwa se ubona igikombe runaka ko cyashoboka. So kuri Michael Carrick nge navuga ko iri jambo yarikoze mu buryo bwo kwereka ubuyobozi yuko uyahubwo ushaka kumwanya gutangira kubitekereza. Nimba ndi gukora ibi, ninda mukobona nsoje umwaka w'imikino nkwereka yuko ntakora ibindi birushijeho, ni wanekereza ko nawe umutoza wawe w'igihe kirekire. So navuga ko birashoboka, ariko si iki gihe cyo gufata umwanzuro nakuka, ariko ni igihe cyo kubitekerezaho, ugatangira kubitekereza, kuko niba Michael Carrick aje na mukinyi umwongere muri squad agukina imikino nk'iyi, aguhaye qualification tuvuge in case yo gukina imikino y'Uburayi, ese niyatekerezwaho akaba yakwicara mu biro na direction technique bagakora renfort zishobora kuba zamufasha kugwa resultat noneho zihoraho kandi zigiye kirambye. Navuga ko birashoboka kuri Michael Carrick. Kuri ngiye Michael Carrick ibyo mu gukora uyu munsi mu gutanga ikizere ko umutoza mwiza, ariko nahita mbwira United ibaye ari United mu myaka 3 nabonaga inishize, nahita mubwira ngo samira hejuru yigucika. Niba goje tike ku mugabane w'Uburayi musamira hejuru yigucika. Niba ari United mu myaka nk'ibiri cyangwa 3 ishize twabonaga icyerekezo cyayo harimo ibihu, itarakora projet yayo ishaka umutoza uza gukwirwa muri iyo projet yabo n'abakinnyi bagenda muri iyo projet yabo. Niba ikiri ikipe yo kuvuga ngo reka tuwari ubukeye, reka dushake resultat, ibindi bizabiza nyuma. United nayibonye kuva Ferguson yagenda ubonaga ari bwo buzima yiberamo. Turiye ko byashoboka, tugerageza amahirwe dukora investment ku mukinnyi wavuze ku isoko uhenze, ku mutoza tubona aho harushoboka aze turiyo twatwara iki y'umwaka. Icyo nshaka kuvuga, niba United yaratweretse ko yakwangaja abayobozi ari mu nzego zose harimo n'abashinzwe gukora umushinga United izagenderamo, banifuzaga yuko 2028 baba bafite igikombe bagatuma bizi isabukuru yabo ibintu bihagaze neza, ari ikipe ifite ikivugiraho. Hari uburyo batibye igikombe kizatwarwa n'uburyo bazagitwaramo, cyangwa se kitatwarwa uwo mwaka ariko bikagaragara ko nk'umwaka utaha byashoboka. Hari iyo process. Ibyo bisaba ko ufite abatekinisiye bakoze uwo mushinga bakazashaka n'umutoza uza kugendera muri ya nzira bamaze gukora. Kubera ko United nimba uyu munsi yaba igishuturwa na resultat gusa ititaye ku mushinga wayo, byaba ari impungenge, kuko uyu mugabo batubereye clear batubwira ko bamuzanye mu gihe cy'inziba cyuho. Mu gihe cy'inziba cyuho hari gukora neza, ariko kwari gukora neza batamona muri wa mushinga w'igihe kirekire, bo bakahita batekereza ko kubera resultat abonye byatuma mushinga w'igihe kirekire utawujyamo. Ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza. Kereka niba banabona huye za criteria zose zihwana n'umutoza bifuza muri ya projet bamaze iminsi bubaka,
Michael Carrick azifite aho ngaho nta mpamvu yo kugira ngo bamureke ariko niba ari resulta gusa akoze kuri izo criterias bagomba kugenda bashaka umutoza uzajyana n'iyo projet yabo akaba atazifite ntabwo yabara amahitamo meza kuko United ifitwe na resulta yabayeho nabi igihe kirekire none se we Dizo kuko resulta ari ibyuka mu gitondo ukazibura na siri Dizo criteri yibona nka Manchester United yakagendeyo nizi ndimo ndavuga izigendanye n'umushinga sibyo nyine umushinga regura hari ese umushinga ubuzanye marega rube na muri ni winning umushinga bundi umushinga ikiba gikuri umushinga si ugutsinda Clarisse ntabwo umushinga ari ugutsinda no kugira gute kabatsinda bose United se ntarimo ayo mwaka washida atsinze mwaka washida itatsinze itabonyemo win ntabwo tuvuga win yo gutsinda yo gutsinda man nibi bihe ntabwo bizahora United itsinda gutya rero no nabivuze ni nicyo nakubwiraga niba biri mu byo babanje kwicara kuko baramubonaga n'undi agiye kumuzana ntabwo batubwiye ngo umutoza uri permanent hari icyo bagenda batamwita permanent ngo bamuhe akazi twabonye Chelsea yirukana umutoza direct ikatizana umutoza w'imyaka 6 bakayimuhereza we muzana nka kiyateka hari impamvu hari icyayibateye ese izo mpamvu zayibateye uyu munsi izo mpungenge zirashize niba zishize bihura byaba ari sawa ubwo icyo navugiraga ni umushinga wabo utumye utamuhereza iyo kontara nk'iyo Rosinio yabonye muri Chelsea we bakamuhereza ku musigire niba babona uyu munsi Michael Carrick ari umugabo wa nyawe noneho uhura na bya bindi bifuzaga umutoza azahereza kontara y'igihe kirekire ari we koko bamuhereza kontara kuko arimo gukora neza ariko niba babona kubwabo barabizi bazi ukuri kwabyo bazi impamvu atamuhaye kontara igihe kirekire niba babona atarimo arahura na za criteria zose zigendanye n'umutoza bifuza kugira permanent coach bakamereza akazi ku buryo buhoraho iyo myaka 3 4 5 6 we ntabwo zagushuka mu gitondo ushaka kubyuka bigasubira rudubi nicyo njye navuga uko ngewe mbibona mbona hakiri kare ngewe nakomeje kuvuga ngo nibakomeze barebe umurongo wabo bakomeze umurongo batangiye bareke gucika intege baracyashakisha umutoza yego wenda n'ubu ashobora kubamo nk'uko babivuga akabaho mu gihe ya meeting n'izo criteria bavugaga ariko urebye igihari kinakomeye nuko ekipe ya Manchester United nge mbona ikwiye izina ritandukanye n'iri whatever yashobora kuba yakora ibi bintu uyu mupira si ubwubu ni ibintu biba kera ni byabaye kuva kera akenshi guhura n'ikipe yahinduye umutoza ubugowe iragora birigire umeze kose none nk'izi za Manchester United ziba zisanzwe zinifitiye abakinnyi bakomeye bese ikibazo rugutoza buryo utaza kwikanga ngo nukuri Arsenal cyangwa Man City ahubwo bya bibazo bya management y'umutoza kuri bo ari byo byatumye bava muri moto umwe arimo arakubwira ati ntabwo bishoboka Kobe Maino ntushobora kujya mu kibuga kugeza n'aho abafana batangira kuza abavandimwe bakaza bambaye imyenda yo kugira ngo utabarwe kugeza n'aho legend baba equipe nka ba Paul Scholes batangira kuvuga ati uyu mutoza ni icyorezo hanga ubuje yamaze kumenya ikibazo aho kiri abantu barashaka Kobe no mu kibuga kandi koko aguprova ko yarakenewe muri icyo kibuga umushyize mu kibuga ari abakinnyi bakundana baba bari kumwe babahorana banaziranye ubushobozi bwabo baziranye abo bakinnyi bagiye muri mode isanzwe basanzwe ari beza bazanye za karite zabo pano ziraje batangiye kuvuga bati nturebe icyo twari twarabuze iyo mu cyitwa coaching ibyo hariya nibyo by'ingenzi ku muntu w'umutoza management ikaza iyo ibyunganira cyane kuko iyo umuntu wese yego ushobora kuba wamanaginga uwo muntu ariko wenda skills zawe zidahagije ibyo nabyo bikaba kubibona rero bihuriye mu muntu umwe biba ari byiza cyane nicyo kintu buri akaruhansha ati arusha abandi batoza bose azi uburyo managinga groupe yose ikaba yishimye kandi akagira na skills z'umutoza zo kuba yatoza kuko ubu bibona Chelsea yirukanye Avebe 2012 zana yararimo harya yazanye sebwa Dimato yararimo n'ubundi yaramumungirije Dimatebo ubundi yari umutoza wa yari muri West Bromwich za 2009 igihe West Bromwich champion imanuka itozwa na Tony imanutse Tony ahita ayisiga none bahita bashyiraho uyu
Di Matteo. Di Matteo atoza iyo sezo yo muri championship ahita nayigarura mu cyiciro cya mbere igihe yazamukanaga na Newcastle. Araza arayitozamo aho ngaho noneho AVB bamushyizeho ku mutoza wa Chelsea ahita asaba Di Matteo ko yamwungiriza. Basaga nk'abari mu kigero kimwe. Imyaka imwe. AVB araje aramwungirije birangije birananirana Edzo binaniranye birukana nde AVB akuramo FC Barcelona. birukanye AVB araza atoza imikino mikeya isigaye ya Champions League cyane cyane ya FC Barcelona akina finali atwara igikombe. Amaze gutwara igikombe ekipi ihita yibeshya ko ari umutoza mwiza imuha permanent contract. Imaze kuba permanent contract ikipe noneho ihita hakurya isubira hasi. Roman Abramovich rero we ntiyatinzaga arakubwiraga ati akiri ibyawe ugendere. Icyo ni kimwe. Nyuma yaho ngaho Roberto Di Matteo ntahandi hatumuzi nk'umutoza ntarongera gutoza abayirukanka ukumva umunsi yagiye muri Schalke ejo ngo yagiye muri Aston Villa ntuzi biraho ntiyigeze abundi umutoza uremeye. Icyo ngicyo urimo kuvuga kubera iki ikipe yatozaga mu cya kabiri arinze yirukanwa atarayizamura. Nyine icyo nacyo nicyo cy'ubushobozi nicyo bavuga. Ariko level ziratandukanye. Yego nyine none se level ya equipe iri mu cyiciro cya kabiri. Niyo mpamvu na United nayo itayisimwiza ngo ibe permanent. Reka nivugire iki. Itegereje iki? Reka nivugire ku rugero rwabo. Kumutoza. Reka nivugire ku rugero rwabo ubundi rwababayeho rwiza rwa Ore. Ariko Ore yabaye wa kabiri deo. Birukanye muri itariki zari 19 z'ukwa 12. Uwo munsi ba pointinga Ore nkahita ari mu manager. Arazikubita pe. Bamuha amasezerano yabaye wa kabiri yego ariko ntiyagitwaye. Ntacyo byafashije United ku wa kabiri se Champions League hari n'abandi bagiye bayibahereza. Ahubwo icyo mvuga Edizo yakomojeho kuki niba aramubonagamo izo potential kuki wabanje kumuha trials za interim. So mbona ngewe niba ari ekipe itekereza 2028 n'ubundi bashaka no kuzana umutoza mwiza usanzwe ari umutoza mwiza nabwo bikananirana ariko icyo gihe nta wakubreming ko si ubwa mbere babikoze. No ariko icyo gihe nta wakubreming kuko nta wakubreminga wazanye umutoza isi yose yemera. Uyu munsi uzagera Luis Enrique bikanga haba hari ikindi kibazo kuko Luis Enrique ni umutoza isi yose yemera. Nta wakubreming icyaba gihari haba hari ibindi bibazo nk'ibyo muri nyo yagiye agasobanura. Ni gute batakubreminga wari ufite umurejanderi wawe wamaze navuga ngo kongera kugukize uko nshaka kwivuga. Uhaye interim management manager Karike yego ukaba wa gatatu amasezerano y'akabararangiye y'amezi 6 wamuhaye akagenda ukamusimbuza Luis Enrique ni izina n'urugero ndimo ndakoresha. Ekipe yavuga ngo ihombye umuntu ngizanye umuntu w'umuswa bishobora kwanga nyine ntabwo hose bikunda. Ariko abatoza bose bagiye baca muri Manchester United imbere ya Ratcliffe ntawe bavugaga ngo byamunaniye cyane gutoza ahubwo ibindi bintu biri inyuma y'ikibuga tutabona entourage abo bantu environment abantu bakoreramo niya kenshi yagiye iba ikibazo. Reka twizere ko ubu ngubu ibyo ngibyo birimo kugenda bishira. Shaka umutozo umushyiraho turi ngende kumwe na Karike ongera ugwe mu murongo. Reka Karike muri kumwe n'insinzi ze hari impamvu United itamwizeye for the first time. Karike bamuha ikipe akurane na proje abandi se ko bari gukurana nazo nyine anasibi cyo nakubwiraga nibiye proje United ko bayimubonamo nk'umuntu wayijyamo bakazana mwihanganira bakanamubakinga it's okay. Ariko niba ari utarigiye kumwibeshyaho kuri iyo proje yabo vuga yo gukuriramo basigaje seze ebyiri se ntiyabagitwaye ari teta maze 7 ngaho natwaye.